Hari igihe mu buzima duhura n'abantu benshi tugashidikanya ku cyo twemera, gusa hari igihe bitungurana tugahura n'umuntu umwe gusa akakwereka ko urukundo ari ikintu cy'ingenzi cyane muri iyi si. Iyi ni inkuru y'urukundo rwa Thomas na Esther, inkuru y'umubano wavutse mu buryo butunguranye ariko bwabaye ikintu cy'ingenzi mu mibereho yabo kuko byasabye impinduka, guhitamo no gukunda ndetse no kumenya uburyo buhamye bwo kwiyakira no guha umwanya umuntu ari we wese mu buzima bwawe. Reka inkuru yacu tuyitangirira. Thomas yari umusore utuje kandi w'umunyamwuga, akorera mu bigo by'ubucuruzi ndetse akaba afite na sosiyete ye bwite. Afite intego yo gukora neza ariko kandi akibanda ku muryango no ku nshuti. Uyu musore yari afite ishyaka ryinshi kandi yifuza gutera imbere. Imyaka yashize yari yarubatse umuryango w'amahoro n'abantu bahora bamuha ishimwe kubera imyitwarire myiza. Ariko kandi Thomas yari asanzwe afite ikibazo cyo kumenya niba ibyo abona mu buzima ari byo by'ingenzi kuri we cyangwa niba hari ikindi kintu akwiye gushaka. Umuryango we wamufashije cyane mu nzira y'ubuzima, ariko yamenye ko nyuma y'ibihe byinshi yabonye ibintu bishobora kumutera kumva ko hari byinshi ashyira imbere, cyane cyane ibyo yakoze mu kinyamwuga mu kazi ke ka buri munsi. Esther we yari umukobwa utuje kandi w'umutima wuzuye ibyishimo. Ni imfubyi yakuze mu buzima butoroshye, yahanganye n'ubuzima bwose ariko ntigeze acika intege. Esther akora mu rwego rw'uburezi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ifitemo n'imishinga yo gufasha abana batishoboye kugira ngo bagire ejo heza. Uko yari afite inzozi zo gufasha abandi, niko yakundaga kuganira n'abantu batandukanye kugira ngo abakureho isoko y'ubwenge ndetse no kugarura ibyiyumviro cyane muri sosiyete. Umunsi umwe ubwo Thomas yari yitabiriye inama y'ubucuruzi yateguwe na bamwe mu nshuti ze z'ibigo bitandukanye bigiye bikomeye, ni nawo munsi yahuriyeho na Esther. Uwo munsi hari inama igaruka ku bucuruzi aho yabereye mu mujyi. Abantu batandukanye bitabiraga kugira ngo baganire ku buryo ubucuruzi bushobora guteza imbere sosiyete. Thomas nk'umuyobozi yari afite intumbero yo kuganira n'abandi ku buryo bwiza bwo gufatanya mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu rwego rwo guteza imbere ubucuruzi. Urugendo rwatangiye mu buryo busanzwe aho Thomas na Esther bari mu modoka imwe, aho Thomas yari yicaye ku ntebe imwe na Esther ariko nta n'umwe wari uzi undi. Kumwe abantu bagenda mu nzira bibwirana, Thomas yarinjiye abona umukobwa mwiza cyane aramusuhuza, undi aramwikiriza. Thomas amubaza niba ari nta muntu waba wicaranye nawe kuko umwanya wariho ubusa. Esther amubwira ko ari ntawe, baricarana. Ariko nubwo bicaranye nta byinshi bigeze baganiraho, buri wese yakomeje urugendo. Bigiye imbere gato, Esther yabwiye umushoferi ati ndaza gusigara imbere. Na Thomas byaramutunguye kuko yabonye nawe aribwo agiye gusohoka. Basohotse umwe aravuga ati se nawe waruje ahangaha? Byarabatunguye bose, bahita bibwirana amazina neza, buri wese abwira mugenzi we icyo akora, buri wese amubwira ko hari inama agiyemo. Bumva koko iyo nama bayihuriyemo. Aho babashije kuganira barinjira bajya mu nama, ariko nyuma y'inama babashije guhana amanimero ya telefone kugira ngo bajye baganira bisanzwe. Nyuma y'uko inama irangiye, Thomas na Esther batangiye kuganira, bagenda basangira ibitekerezo kandi byaje kubyara ikiganiro gito. Nyuma y'iyo nama bagiye bakomeza kuganira, batangira kumenyana no kugaragaza ko bafite intego zifatika zitandukanye ariko zifitanye isano. Uko iminsi yahise, Thomas yatangiye kumva ko hari ikintu kirenze cyazamugirira inyungu, cyamwereka neza ibijyanye no kugira umuntu baba bari kumwe. Yatangiye kumva ko Esther yari umuntu utari kumutegereza, ahubwo ari mu rugendo rw'ukuri rw'imibereho, kandi ko icyo yashakaga cyari ukundi kumva ibintu. Uko iminsi yagendaga ihita, ni nako Thomas yashoboraga kumva ko yahuye na Esther mu buryo bw'ubucuti, ariko byarushijeho kumubera ingororano n'umugambi. Yahise yumva ko ashobora kugerageza kumwiyegereza mu buryo bw'urukundo. Yagerageje gutangira gutereta Esther. Ubwo yari afite gahunda yo gufasha, Esther yagize impungenge
yari afite ikibazo cy'uko yari imfubyi kandi akumva ko ashobora kuba ari umuntu udakwiriye. Hari n'ikindi kintu yari afite ikibazo cyo kuba afite ubumuga atari kumvikanisha neza na Thomas, ariko Thomas ntabwo yigeze atinya kumukunda uko ari, kandi ibyo byaramufashije kumwumva. Mu gihe cyose yakomeje gushishikarizwa na Esther n'urukundo rwe, yagaragaje ko atitaye ku bintu byaba mu gihe cyashize, ahubwo yatangiye kumwemera nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Guhera ubwo urukundo rwa Thomas na Esther rwashimangiye ko amahitamo yabo agomba kuba ashingiye ku byiza by'ibyo bakoze hamwe. Bombi batangiye kubana nk'abakundana kandi urukundo rwabo rwabaye impinduka. Uko iminsi yagiye ishira, byatumye babona ko urukundo rwa buri munsi rutari rwiza gusa ku buryo bwo kubana, ahubwo rwabafashije kugaragaza ko batari abakundana gusa, ahubwo bari abantu bafite intego n'imigambi bihamye. Aha niho dusoreje inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Turacyari kumwe no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Ndabashimiye.